Burya mu buzima kugenzura no gushyira intekerezo zacu ku murongo biragorana. Abenshi muri twe bikatugora kubisanisha n'amarangamutima ndetse no kuba twasanisha intekerezo zacu n'ibikorwa ndetse n'abadukikije. Ugasanga ahubwo abantu badukikije ndetse n'ibidukikije bigira uruhare runini mu myanzuro dufata, atari twe ubwacu twiyobora cyangwa twishyira ku murongo, ahubwo ari abandi batugiraho uruhare mu byemezo dufata n'ibindi bintu bitugiraho ingaruka runaka. Ese wakubwira ko hari ibanga ryagufasha kugenzura intekerezo zawe 100%, ukagenzura ubwonko bwawe ukabukoresha icyo ushaka ndetse ugakuramo intekerezo mbi ukazisimbura nziza gusa, ukiha imwanya ndetse n'imbaraga z'ubwonko bwawe ukazikoresha 100%, ko waba uturisha ku buryo bushobora kubaho nta kintu kibutekereza, ahubwo butekereza ibyiza uko ubishaka. Akenshi dukora ibikorwa runaka ugasanga bisa naho bitunguranye, cyangwa ugasanga twabikoze nyuma tukaza kwicuza kubera ko tutabikoze dusa naho twashyizemo ubwenge bwinshi, ubwo twasaga naho tuyoborwa n'umubiri n'amarangamutima cyangwa tuyoborwa n'abandi, ijisho ry'abandi, tutashizemo ubushake bwacu 100%. Ese ni irihe banga wakoresha kugira ngo ubashe gushyira intekerezo zawe ku murongo no kuzikontorora no kuzigenzura 100%? Muri iyi nkuru turakubwira inkuru iragufasha guhindura, umenye uburyo wabasha gukoresha ubwonko bwawe 100% ndetse n'uburyo wabasha guturisha intekerezo zawe ukazishyira ku murongo ndetse no kuzigenzura ku buryo bwakubyarira umusaruro ndetse n'inyungu runaka, ku buryo urahinduka umuntu mushya ndetse bikanagufasha guturisha intekerezo zawe no kuzikuramo intekerezo mbi, ugatekereza ibyiza, ukaba umuntu mushya wifashishije iyi nkuru. Kera mu bumwe mu bwami bwari buherereye mu gihugu cy'Ubuhinde, hari itsinda ry'abamonko basengaga Buddha. Igikomangoma cyo muri icyo gihugu kigiriye inama yo kujya muri iryo tsinda ndetse nacyo kigiye kwiha Imana. Icyo gikomangoma cyitwaga Shorona. Ariko muri iryo tsinda ry'abamonko harimo umumonko mukuru watozaga abandi bamonko batoya. Umunsi umwe umumonko mukuru yabwiye cya gikomangoma ati "Veho ntutume." Uyu mugabo yatumye iki gikomangoma ku wundi mumonko w'umugore wari utuye mu birometero 2 uvuye aho bari batuye. Cya gikomangoma cyafashe urugendo, kigeze mu nzira kigenda gitekereza ku buzima bwiza cyari kirimo kikiri ibwami, kikiri iwabo aho cyaryaga neza, kikaryama neza, kigaragiwe n'abagaragu, kandi kikaba cyaragiye mu buzima bushyaririye bwo kwiha Imana, aho umuntu agira ikanzu imwe, akagira agakombe kamwe, akagira akumba kangana urwara ko kuraramo ndetse n'ibindi bitandukanye. Ubwo cyari kiri mu nzira cyagendaga kibanda cyane mu ntekerezo yacyo, kugenda gitekereza ku buryo kitazongera kurya bya biryo byiza kikundaga kikiri ibwami. Ubwo kigeze hahandi bari bagitumye kuri uwo mumonkokazi. Uwo mumonkokazi yitwaga Sharavika. Ubwo cyari kigeze kwa Sharavika, bagihaye ikaze, kirinjira, kiricara, kirasuhuza, avuga ikivuga icyari cyo kidegenjeje. Ubwo Sharavika yarakizimaniye, ariko kitegereje gisanga ibyo kizimaniye ni bya bindi cyatekerezaga. Buri bwoko bw'ibiryo yatekerezaga yakundaga kiri ibwami ndetse n'ibindi bintu byose byamunezezaga mu byo kurya byose byari bihari. Ubwo cyarumiwe, ariko kiravuga kiti wasanga ari ibintu bihuriranye, wasanga ari uko buriya nawe yari yabiteguye ari uko nguko. Ubwo Sharavika yibwiye icyo gikomangoma ati muryoherwe. Cyo gikomangoma kirarya, aho cyari kiri kurya cyagendaga gitekereza kiti ati ubu ngubu iyo mba nkiri ibwami namaraga kurya ubundi nkirambikaho gakeya nkasinzira. Ati mbere yo gukomeza urugendo cyangwa gufata ukora ikindi kintu nawe nzagusinzira gake. Ubwo Sharavika yahise agisubiza ati, ubwo cyo kirimo kubitekereza, Sharavika yaragishuje ati nyakubahwa, numara kurya nta kibazo wiruhukire, uraza gufata urugendo ukagoroba wiruhukire, dore n'izuba ni ryinshi kandi urananiwe. Igikomangoma nabwo cyumvishe bisa n'ibyo cyatekerezaga bihuriranye. Ubwo cyari kirimo kirambitse, cyakomeje gutekereza kiti ubu ngubu iyo mba nkiri ibwami nari kuba mfite uburiri bwiza, naryamiye matora nziza, niyorosha n'amashuka meza. Ubwo Sharavika yaragishoboye ati ruhuka neza
burya nta matera nziza iruta isi Imana yaduhaye, burya nta n'amashuka meza aruta ijuru Imana yaduhaye. Ati ibintu byose Imana yaremye yabirebanye ubwiza bwabyo, kandi ku buryo bibasha kudufasha. Waba udafite ikintu cyangwa ufite, byose arabikenera kandi byose bikagufasha, bikanabatwikira, bikanafasha mu kigero kingana. Igikomangoma cyaratunguwe kiti ni gute wamenye ibyo natekerezaga? Sharavika aragisubiza ati dore uburyo byagenze. Kera nkinjira mu kimonko mu bihaye Imana, nakoze meditasiyo nyinshi, nza gusobanukirwa intekerezo zanjye, nkamenya kuzishyira ku murongo, kuzimenya, kuzikontorora, kuzigenzura no kuzisanisha n'imibereho y'ibinkikije ndetse n'ubuzima ndimo. Atariko byaje kugera nyuma birahinduka, ahubwo nza kwisanga ndimo kubasha gusoma intekerezo z'abandi, ndimo kubasha kumenya ibyo abandi batekereza abanyegereye. Ati nshobora gusoma intekerezo za buri muntu wese uri hafi yanjye. Igikomangoma kikibyumva cyagize ubwoba, kirapanika, kigira isoni n'ibindi bitandukanye umuntu ashobora kwikanga. Atashobora kuba yansomye, yasomye intekerezo zanjye, yasomye amabi n'intekerezo mbi zirimo. Ubwo Sharavika arakibonye kimaze kugira ubwoba ndetse n'isoni, arakibwira ati humura, nta mpamvu yo kugira isoni, ni ibintu bisanzwe kandi si wowe gusa, umuntu wese nshobora kumusomera intekerezo ze. Ubwo cyose gisezera kigenda kiruka, kiti bayi, kigenda kitanasezeye, ahubwo kigera kwa Mumonko mukuru aho bari batuye hashize amasaha 2 kirimo kugenda. Ubwo kiramutekereza kiti urugendo rwagenze neza, nahageze nyakira neza, ndetse n'ibyo wari untumye nabikemuye uko wabishakaga. Atari ko hariya sinzongera gusubirayo. Iyo ugeze uriya imbere y'uriya mugore afite ubushobozi bwo gusoma intekerezo, burya biragoye. Nabonye ntazigera nongera gusubirayo, sinshaka umuntu usoma intekerezo zanjye. Aho Mumonko mukuru aracyegera, arakibwira ati rega buriya nakohereje hariya bize neza ko asoma intekerezo, kandi nashaka kuguha isomo ryo kumenya kugenzura intekerezo zawe. Nashaka kuguha ishuri n'isomo ryiza ryo kwishakamo ubushobozi bwawe bwo kugenzura intekerezo zawe, kuziturisha no gushyira mu mutwe ibyo wifuza gutekereza, apana ibyizanyemo uko bihishe bishaka cyangwa bitewe n'ibyo gukikije cyangwa n'ibindi bizanamo utazi uburyo byaje. Ati ahubwo ku munsi w'ejo ndashaka ko uzasubirayo, hanyuma ukazashaka uburyo wakwishakamo imbaraga zo kugira ngo ufunge intekerezo zawe, ku buryo nta kintu mu mutwe uzabura gutekereza mu bwonko bwawe. Umunsi wakurikiyeho cyanze gusuzugura Mumonko mukuru, gisubirayo. Kigeze mu nzira kigenda gitekereza uburyo kiri bugere imbere wa mugore, akabasha kongera kugisoma intekerezo, gitekereza uburyo kiri bubasha gushyira gifite mu mutwe. Biragishobera, gitangira no kugira ubwoba. Ariko cyakomezaga kugenda, nibwo cyagendaga kiga amayeri mashya ndetse no kubasha kugenzura intekerezo zacyo no kuzishyira ku murongo. Cyaragiye kiri mu nzira, kigiye kuhagera cyahereye mu gake kigenda giturisha ubwonko, kigerageza kugabanya ibitekerezo byacyo gake gake. Byaje kurangira cyumva ubwonko bwacyo buratuje, burimo intekerezo nzima, nta bipfa kwizanamo, ahubwo ibyo ashaka kuzamura mu ntekerezo ze ari byo birimo. Cyaragiye gitangira kuzamuka amasikariye yo kwa Sharavika. Ubwo kigenda kizamuka cyumva intekerezo ziratuje, mu mutwe nta kintu kirimo, intekerezo zacyo ziri ku murongo, ndetse bisa naho ubwonko bwaruhutse cyangwa butari gukora ariko buri gukora, kuko bwarakoraga ariko intekerezo cyazikuye mu mutwe, cyabashije kubugenzura no kubishyira ku murongo. Ubwo kiragenda hegera imbere ya Sharavika, ntiyagira ikintu abona kandi arakirataha nta kibazo. Cyaragarutse kigeze kwa wa Mumonko wari wagitumye, kimutekereza uko byagenze, aragisubiza ati isomo nashaka ko wiga ni iryo ngiryo, ndanezerewe cyane ko wize, wabashe kumusobanukirwa n'ubwonko bwawe, aribyo bita brain mastery. Ati ubu ngubu ni wize isomo ryiza, kandi isomo rizagufasha mu buzima bwa buri munsi. Burya mu buzima uramutse utekereje neza, wasanga hari umuntu ushobora gusoma, utekereza ko hari umuntu ushobora gusoma intekerezo zawe, byagufasha kwigenzura no gushyira mu ntekerezo zawe ibitekerezo byiza. Ntiwatekereza gusambana
ntiwatekereza kwiba, ntiwatekereza kwiba ndetse no kugira nabi mu gihe wumva ko hari umuntu ushobora kureba ibyo ngibyo uri gutekereza. Watekereza ko hari inzego z'umutekano zishobora kubona ibyo ngibyo uri gutekereza, hanyuma ugasanga uhuza ibitekerezo byiza mu mutwe gusa. Niba ushaka kumenya uburyo wakwigenzura ukagira intekerezo nziza kandi nzima, jya utekereza ko buri gihe hari umuntu uri kukureba. Jya utekereza ko buri gihe Imana irimo kukureba. Jya gutekereza ko burya Imana niba wabikorera hehe iyo iri kukureba kandi izabikubaza, izaguhana, ikakubaza bya bintu bibi watekereje, ikakubaza bya bikorwa bibi watekereje ukoreye mu mwijima. Nutekereza ibyo bizagufasha kwigenzura, ugenzura ibikorwa byawe ubihuze n'intekerezo nziza, kandi bizagufasha kwimakaza intekerezo nziza muri wowe. Wimakaza intekerezo nziza gusa zirimo gufasha abandi kwishima no kwidagadura n'abandi, kugirira neza abandi ndetse n'ibindi byiza umuntu yakwifuza. Burya mu buzima ubushakashatsi bugaragaza ko umuntu aramutse akoze yumva hari ikintu kiri kumwitegereza, kiri kumureba, ahantu aherereye mu byo arimo gukora byatuma akora neza, agahorana n'umurava, agahorana imbaraga ndetse n'ubushake. Ariko abantu benshi burya dukorera ku jisho. Burya gukorera ku jisho si byo, kuko burya nibyo bituma tubasha gutakaza ubushobozi bw'umwimerere bwacu bwo kwigenzura, ndetse bigatuma dusa naho tubaho tugenzurwa n'ibindi bintu bidukikije. Ubwonko bwacu bukatugaragaza agati, ibijemo byose akaba ari byo budutegeka uko bubishaka. Reka nkubwire nti ukore subscribe kuri Kanguka Rwanda, aho uzasanga amavideo atandukanye avuga ku buzima, avuga uburyo wacunga ubuzima bwawe, akugira inama, akumotiva, ndetse amavideo meza yagutera akanyabugabo ko kwisubiraho, ko kwiyubaka, ko kwishakamo imbaraga, ubutwari, ukagera kuri byinshi no ku nzozi zawe.